Reka ngusuze nkwifuriza amahoro y'Imana we tubana umunsi ku munsi ku muyoboro wacu wa Ben Kwizera TV. Reka ngushimire we wakoze subscribe ku muyoboro wacu kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi uko bwije ndetse nuko bukeye. Nawe ushaka kuba umwe mu bafatanyabikorwa ndetse n'umunyamuryango wacu wakanda kuri subscribe ndetse no kuri notification niba utarahakanda kugira ngo tujye tubana umunsi ku munsi ndetse n'ibiganiro byacu bijye bikugereraho ku gihe. Tugarutse rero kubaha amakuru atafata iminota myinshi cyane. Ni amakuru tuje kubagezaho aho leta igaragaza ko amwe mu madini ndetse n'amatorero harimo akigaragaramo ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda 1994. kandi dushingiye ku byo RGB yasohoye ejo bundi bigomba kugenderwaho bijyanye n'amadini ndetse n'amatorero, hari aho twasanze ku ngingo ya 5 aho mu byo ivugabutumwa ribujijwe, aho ku ngingo ya mbere kuri A handitse ngo gutanga inyigisho z'amacakubiri zirimo ingengabitekerezo ya jenoside, ivangura iryo ari ryo ryose rishingiye ku moko, rishingiye ku gitsina, imyemerere cyangwa aho umuntu akomoka. Twasanze ko ibyo ngibyo bibujijwe mu ivugabutumwa, ariko kugeza ubu ngubu haracyari amadini ndetse n'amatorero akigaragaramo iyo ngengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi, ndetse minisitiri akagenda agaragaza ko akenshi bigaragara mu nzego zo hejuru, aho biba akenshi ngo bamwe barimo baragenda barwanira imyanya y'ubuyobozi. Tugiye kwifashisha rero ikiganiro kitari kirekire cyane. Dr Jean Damascene Bizimana, Minisitiri w'Ubumwe bw'Abanyarwanda n'Inshingano Mboneragihugu, yatambukije ejo bundi, ndetse turanabanyuriramo bimwe Dr Patrice Mugenzi, Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu, yahaye abari bagiye kwibuka jenoside yakorewe abatutsi 1994 hariya ku rwibutso rwa Gisozi, aho rimwe mu idini ryari ryagiye kwibuka. Turababwira bimwe mu biganiro cyangwa mu nama yabahaye dusoza iki kiganiro. Reka rero dutangire twifashisha amajwi ya minisitiri kugira ngo tugume kumva uko ibi bintu bimeze ndetse n'uko bihagaze. Noneho reka njye ku kijyanye na sosiyete sivile ndetse n'amadini. Muri sosiyete sivile twagiye tureba imiryango itari ya leta ikora neza muri sosiyete, tubona koko bafite ibikorwa bihamye bijyanye n'ubumwe n'ubudaheranwa. Tugirana amasezerano nabo, minisiteri tugirana amasezerano nabo, dukora action plan ya buri mwaka, hakagiramo suivi, hakaba implementation yo kugira ngo ibi bikorwa nabo tubifatanye, kuko bagera mu baturage kurusha uko twebwe twahagera, kurusha uko n'inzego z'ibanze hamwe na hamwe zihagera. Ibi rero bidufasha kugira ibikorwa bigera henshi kandi bikorwa n'abaparteneri bandi batari twebwe. Ubu turakorana n'amadini. Amadini twabaye tuyitondeye kubera yuko nayo afitemo ibibazo, tuvuga ibibazo by'ivangura by'amacakubiri birimo. Ubu icyo dukora, kuko amadini afite impact cyane mu baturage, ku rwego rwa leta twashyizeho steering committee ihuriweho n'inzego zitandukanye, irimo Minubumwe, irimo Minarok, irimo Minenter, irimo inzego z'umutekano, irimo RGB. Duhura buri cyumweru, ariko tukaba dufite na technical team ikorera no kuri terrain, ikajya kureba imiterere y'ibibazo biri mu madini n'imiryango ishingiye ku myemerere, kugira ngo nabo tugirane ibiganiro biri mu mucyo. Niba bigisha abandi, hari urugero bagomba gutanga, hari uko nabo bagomba kuba barakoze uru rugendo, hari uko bagomba kuba nabo barakiza ibikomere.
iki rero ni vore abantu batajyaga bajyamo ariko twe twinjiyemo. Amadini twajyaga tuyafata nka institution ziri hariya tukizera ko bo ahubwo bafite icyo bigisha sosiyete ni ukubashingiraho, tukibagirwa yuko nabo ahubwo bakeneye kuvurwa. Ubu nicyo turimo kugira mujya mubona ibibazo, ukabona muri ADPR byadutse, ukabona muri EAR niba habonetse umwanya w'umwepiskopi Shyogwe barashwanye, abatutsi batuye umwanya n'uwacu, abahutu batuye umwanya n'uwacu. Nubwo noneho bwa bumwe twumvaga tugezeho habonetse umwanya w'ubuyobozi, ahubwo ugasanga ntituragera kuri cya gipimo, ugasanga abantu babishwaniye, ukabona bibyukije bigaragaje ikibazo koko. Ubu turiho turabisuzuma, tukagenda itorero kurindi, tuti twebwe natwe nka leta dore ibyo twabonye iwanyu tubiganireho. Iki rero cyo kwinjira muri ayo madini n'amatorero kugira ngo nabo tuganire vis-a-vis turebana nk'uko turi kumwe kugira ngo tujyanane, nabyo rwose ni igikorwa gishya twatangiye. No muri za seminari nkuru ubu ibiganiro bya Ndi Umunyarwanda, ibiganiro by'amateka naho tugeyo. Ni ubwa mbere bibaye uyu mwaka turangiza ariko twabitangiye, kandi abafaratiri ba seminari barabyishimiye n'abayobozi babo. Mbere wabonaga hari bamwe mu episkopi batabyumva neza nka Simarajide yaragiye namuvuga, kandi no kutabivuga ntibyabaye byo kuko ari mu babiblokaga, atabyumva atanabishaka. Ariko uko haza mu maraso mashya akajyamo n'abapadiri bavuye kuri terrain, usanga bumva akamaro k'ibyo bintu n'ibyo bikorwa, ndetse no kwibuka biragenda bigira umubare mwinshi muri za kiliziya za paruwasi mu matorero abikora. Hari urugendo rero rwose ruba rwiza, nubwo tutaragera aho dushaka. Tubona iki kintu cya dialogue gifite akamaro, no muri aya madini nk'uko nababwiraga, tukaganira nk'uko ndiho mbivuga idini kurindi. Hari n'aho bariho babyumva kurushaho kubera ko hari insengero na za kiliziya zifunze, ubu barashaka cyane cyane ko zifungurwa. Ariko twe tukabereka tuti kuzifungura yego bizakorwa, hari n'izigenda zifungurwa buke buke, ariko harajya kwigishirizwamo iki? Tubanze tuganire icyo harigishirizwamo iki content, noneho n'abajya kwigisha bo bateye bate. Kuko niba bizi Imana aje kwigisha, nanjye ubwanjye ngifite ingengabitekerezo ya jenoside, ngifite urwango, mfite ivangura, mfite irondabwoko, ntacyo ndi bumare. Ni ukubanza kureba icyo ni ikintu, ubumenyi bw'uwigisha bubundi buri hehe. Ubu amadini araduka, umuntu uyu munsi yabaye bishop, ejo na apotre. Menya apotre nibirangira bazashaka ikindi bazita senyeri cyangwa ikindi icyo ari cyose. Ubu muri biganiro byose turiho turabikorana ku buryo tunabwira ngo ubundi mu itorero runaka idini rifite uko rigomba kuba ryubatse, no kugira titire niyuka ukaba ufite uburyo uyibona, abayiguha ibyo uba wujuje. Ni mu bitugaragariza ibintu bijye ku murongo bigaragare. Ntabwo uzaduka ngo apotre ejo uzabaye senyeri, ejo baye ikindi, ntibikunda. Mwumva rero ni inzira ariko bitubirimo rwose nk'uko ndiho mbibabwira, turabikorana gutyo kugira ngo uru rugendo rw'umwe n'ubudaheranwa rukomeze rugende neza. Urumva rero ko uwo dukurikiye uri mu Rwanda, uri i Burayi, urumva ko ingengabitekerezo ya jenoside hari hamwe na hamwe igenda igaragara nk'uko minisiteri yabigarutseho, aho nko muri ADPR mu nzego zo hejuru ngo yagiye igaragaramo rimwe na rimwe, ndetse no muri EAR paruwasi ya Shyogwe byagiye bigaragaramo, ariko akenshi ngo bigaragaramo iyo bari gupfa imyanya yo hejuru, iyi ngiyi yo hejuru. Ibi rero nanone nibyo Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu Dr Patrice Mugenzi ku wa 21 Kamena 2025 yaganirije umuryango w'Abayisilamu ubwo wajyaga kwibuka jenoside yakorewe Abatutsi mu Rwanda 1994 hariya ku rwibutso rwa jenoside rwa Gisozi, abibutsa ko bagomba kurangwa n'urukundo no kunga ubumwe ndetse no kutarangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside.
urumva ko rero amwe mu madini nk'aya ngaya Dr Bizimana yagiye akomozaho akenshi biba birimo haba harimo utuntu tumeze nk'utugurupe twinshi cyane, urumva ntabwo biba byoroshye, ariko ubwo ngubwo bizagenda bikemuka, tugenda dushimira na leta yacu kuko igenda iturebera kure ikatumenyera icyo tugomba gukora, ndetse ikanamenya amadini ibyo ari kuduhereza rimwe na rimwe ko harimo ibitameze neza, harimo mbese ibirimo kuroga umuturage cyangwa ibirimo kuroga umukristo, aho kumuyobora inzira ijya mu ijuru ahubwo bakamuyoboramo urwango ndetse n'amacakubiri, kandi aribo bagakwiye gutanga urugero rwiza kugira ngo umukristo yiyubake. Niyo mpamvu akenshi yakomeje hano avuga ko abanyamadini bo bararwanira cyangwa bashishikajwe n'uko insengero zafungurwa, ariko minisitiri akibaza ngo ese zirafungurwa zitangirwemo iki? Abagitanga bo ni bande? Bafite ubuhe bumenyi? Mbese bafitiye capacity skills y'ibyo bari gutanga? Ariyo mpamvu rimwe na rimwe muri izi ngingo RGB yasohoye handitswe ko bazajya bahugurwa rimwe ndetse bakanahugurwa cyane cyane no ku ngengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi. Urumva rero ko impamvu zo kugira ngo bashyiremo n'aya mahugurwa nabyo urumva ni ibintu byinshi cyane byagiye bigaragaraho, kugira ngo umuntu ajye yigisha abantu ibintu azi, ndetse bazongera banabahugure ku mahugurwa yerekeye gahunda z'igihugu n'iterambere ry'imibereho myiza, kugira ngo niba uri pasiteri ujye wigisha abantu imibereho myiza ariko nawe ikugaragaraho, nawe bigaragara ko hari seve wubatse. Kandi bazajya bahugurwa no amateka y'u Rwanda n'aya jenoside yakorewe abatutsi n'ingaruka zayo. Urumva ayo mahugurwa yose umuntu uzajya uyobora itorero cyangwa idini azajya agenda ayahugurwa. Kandi ikindi dushimira leta yacu y'ubumwe ni uko yashyizeho itegeko ko umuntu uyobora idini cyangwa itorero agomba kubyiga, akagira n'ahantu bamuhereza iyo mpamyabumenyi. Apana kwa kundi umuntu yabyukaga akita apostle, umuntu akabyuka akita bishop, umuntu ukabyuka ukumva mbese bihaye amatitire atandukanye, ariko leta iravuga ngo iyo titire ujye uyihabwa ariko ufite ahantu hagaragara ko wayikuye. Mbese bagomba kujya biga kugira ngo nabo bajye batanga ubumenyi bafite. Ibi rero ni bimwe byagiye bigarukwaho muri iyi nama, ndetse n'izindi zitandukanye zagiye zikorwa, n'ahandi bagiye batanga inyunganizi cyangwa amahugurwa atandukanye, bashishikariza amadini n'amatorero ko yabanza kugira ibyo akosora ndetse n'ibyo ashyira ku murongo kugira ngo ajye atanga ibintu biri karite cyangwa ibintu byuzuye. Reka ngushimire cyane rero we wakoze subscribe ku muyoboro wacu, kandi nawe tubana umunsi ku munsi. Imana y'amahoro iguhe umugisha, kandi Imana igume kukugirira neza. N'aya makuru twari tuje kubagezaho, ibindi nakazagaruka turacyabanyuriramo, n'andi tuzagenda tuyabahereza, n'izi ngingo za RGB tuzagenda tuzibanyuriramo tunazinonosora, tuzana n'abahanga batandukanye kugira ngo bajye badufasha kumenya uko bimeze. Rero nasoza nkubwira ngo idini rikirangwa n'ingengabitekerezo ya jenoside yakorewe abatutsi ibyo babireke, ahubwo batubwirize ubutumwa bwiza bwa Kristo, kuko nibwo buzatubatura bunatugeze mu ijuru. Urakoze cyane rero, iki kiganiro gikunze ugisangiza abandi, kandi tujye tubana umunsi ku munsi, ntukajye ukuraho urushinge ku muyoboro wacu. Imana y'amahoro iguhe umugisha.